Yes, nongeye guhereza ikaze rero kuri YouTube channel aho tugiye kurebera hamwe itangazo risohowe na Minisiteri ishinzwe ubukungu by'umwihariko, aho hagiye kuba impindagurika nyinshi mu bukungu bw'igihugu cy'u Rwanda bitewe n'uburyo bashaka kuzajya bafasha ibigo byinshi bigiye bitandukanye bikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gira ngo iri tangazo riraza kureba abanyarwanda bose, kwa ko ushobora gusanga nawe uri mu bantu bagiye gutangira kuzajya batanga imisoro izajya ifasha mu bukungu bw'igihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibigo bagiye gushinga. Ikindi kandi ni uko bateguza ababyeyi benshi ko bafite abanyeshuri biga ko batangira kuzigamira abana babo, kuko mu minsi mikeya amafaranga y'ishuri ashobora kuza kugira impinduka, nubwo bari bavuze ko abanyarwanda bagomba gutuza umutima bakamenya ko amafaranga y'ishuri hatari ikizahindukaho na kimwe, kuko nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ko ababyeyi ndetse n'abantu bari kugenda bavuga ibihuha by'uko amafaranga y'ishuri agiye kwiyongera, ibyo bintu byose ko atari byo. Wakibaza ngo iri tangazo rero risohowe n'ikigo gishinzwe ubukungu mu gihugu cy'u Rwanda bikubiyemo iki by'umwihariko, akaba aribyo tugiye kurebera hamwe ku buryo biri buze kugirira abanyarwanda bose akamaro muri rusange. Tugiye kubona ko bisanzwe ndi Isa, uri kuri Rwanda Room TV, gusa ukanda subscribe kugira tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, kuko tubana no mu bindi biganiro byinshi nyine, ndetse tugomeza dushimira na buri wese wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel. Ikigo gishinzwe ubukungu mu gihugu cy'u Rwanda, Rwanda Development Board, gishinzwe by'umwihariko gishinzwe ubukungu, kiba kirebera n'iterambere. Icyo ngicyo by'umwihariko cyemeje ko mu gihugu cy'u Rwanda hari ibintu byinshi bigiye gutangira gukorwa kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kizamure imyigire y'abanyeshuri iteye imbere. By'umwihariko bavuze ko abarimu bakoze ikizamini cy'icyongereza ntibagitsinde bagiye kugabanyirizwa imishahara, ndetse imishahara yabo amafaranga bagabanyirijweho akaba azajya bafasha mu gihe bari kwiga muri kaminuza, kubera ko baba bategetse ko bagomba gusubira kwiga kaminuza by'igitaraganya, kuko nta mwarimu uzongera kujya kwigisha haba muri segonderi cyangwa muri pirimeri yakoze ikizamini cy'icyongereza ntagitsinda, ahubwo uwatsinzwe ikizamini cy'icyongereza azajya agabanyirizwa umushahara. Hari amafaranga bazajya bakurwaho, kubera ko biteganywa ko icyongereza igihugu cy'u Rwanda gishaka kukigira nk'inkingi ya mwamba yo kuba bahugura abanyeshuri, kubera ko bararebye basanga abanyeshuri benshi basigaye binjira mu bigo by'amashuri, ariko ugasanga basohotse nta kintu bazi. Utamubaza icyongereza, utamubaza ikinyarwanda, utamubaza igifaransa, ugasanga izo ndimi zose nta hantu na hamwe ahagaze, cyangwa se nta na rumwe azi muri izo zose. Akaba ariyo mpamvu rero igihugu cy'u Rwanda cyemeje ko bagomba kugira impinduka by'umwihariko mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Twigarukiye rero ku bukungu, igihugu cy'u Rwanda cyavuze ko ku bijyanye n'ubukungu mituweli igomba kongererwa amafaranga, kubera ko imiti iri guhenda mu buryo bugeze kuri butanu. Tugiye kurebera hamwe uburyo bwa mbere. Igihugu cy'u Rwanda cyarebye gisanga amafaranga yacyo ari kugenda aba make, kubera ko abaduteraga inkunga mu bijyanye n'ubukungu ntabwo bakiri kudutera inkunga. Ikindi kandi imiti ku isoko iri guhenda, kuko murabizi ko Amerika yahagaritse inkunga zayo yatangaga, by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda rero kugura imiti biri gusaba amafaranga menshi, bigiye biri mu bintu biri gutuma imiti ku bitaro igenda ihenda, ku buryo imiti wenda twaguraga amafaranga wenda nk'igiceri cya senkandi, gutyo ubu ngubu bamaze kuzamura agaciro, yageze hafi ku mafaranga 70 na 80. Urumva ko ni ikintu kinini cyane, kuba wenda wajyaga iyo wenda nk'akanini kamwe bari kukabara ku giceri cya senkani ugasanga bishyuye mu 2005, ubwo mve ko tayari ugiye kutajya bishyura hafi mu 3005. Ikindi gihari ni uko impamvu imiti yo mu gihugu cy'u Rwanda iri kongererwa agaciro ndetse no kuzamuka mu buryo butunguranye, mu Bushinwa imiti naho iri kugenda izamuka, kuko ubundi imiti myinshi buriya abantu benshi bakoresha buriya bayikura mu Bushinwa, kuko Ubushinwa bukora imiti myinshi ku buryo buteye ubwoba. kandi Ubushinwa kubera ibibazo burimo nabwo, kuko Amerika yahagaritse ubucuruzi bagiranaga, byatumye rero ubukungu bw'Ubushinwa butari kugenda neza, akaba ari nayo mpamvu biri gutuma imiti nabo bagomba kwihenda, ku buryo nk'ibihugu byajya bikayirangura kuri make bigiye kuyicururiza, uzajya usanga
imiti ihenze. Ikindi kintu ni uko kuba imiti bimeze gutya bisobanuye ko amafarumasi agiye kuzajya acuruza cyane kurenza imiti twakuraga mu bitaro, by'umwihariko nk'iyo wajyaga mu bitaro urwaye, by'umwihariko hari nk'umuti uri gushaka, bakabona uwo muti nibakubwira amafaranga uri buwishyure kuri mituweli urasakuza, bakoherezaga kuri farumasi y'ibyo bitaro iri hafi, kuko buriya farumasi nyinshi ubona muba mwegeranye ziri hafi n'ibitaro, izo farumasi ziba zikorera ibyo bitaro, bakakoherezaho nyine ukagenda ukawugura uwo muti, kubera ko bari bazi ko nibakubwira ngo uwugure ufite mituweli utari buze kubyemera. Ibi ngibi rero hari ingaruka nyinshi biri buze kuzagira ku barwayi benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko abarwaye indwara zidakira, kubona imiti bizajya bigorana cyangwa se bifate indi ntera, kandi binabagore cyane, kubera ko ntabwo igihugu nyine kizajya kiba gifite amafaranga menshi ahagije yo kuba cyagura iyo miti, bigomba kuva mu baturage. Buriya iterambere ry'igihugu ni abaturage, abaturage iyo bafite akazi igihugu kirakira, babura amafaranga nacyo kigakena. Reka ngushimire ko wabonye muri kino kiganiro, dukomeze dushimire na leta yacu igomeza kutugezaho amakuru umunsi ku munsi, amatangazo yose tugenda tumenya agiye atandukanye, ariko tugomeza tubabwira ngo ibi ngibi ni ibintu biba byihutirwa tuba tugomba kubagezaho. Kubwira ngo ukore subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi n'ibindi bigiye bigezweho hirya no hino kandi bigiye bitandukanye. Naho njye ndi Isa uri kuri Rwanda Room TV, ndetse ngomeze nanashimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri YouTube channel, mubwira ngo ni ibintu by'agaciro cyane, kandi nawe yumve ko yakoze igikorwa cyo guteza umunyarwanda nawe atisize imbere, kuko amakuru tubagezaho aba ari ingenzi cyane.